Hari abantu bavuga bati ndagukunda cyane, ariko ibikorwa byabo ntibyerekana urukundo. Kandi hari n'abandi bavuga ngo ndagukunda mu magambo menshi, ariko ibikorwa byabo byerekana ko bagukunda by'ukuri. Gusa ubu ntibigikurisirwa kubera ko muri ino minsi abakunda basigaye barebera ku isura ndetse n'amagambo meza uvuga. Gusa ababikurikiza ntibabura kubona yuko bibeshye. Uyu munsi reka tuvuge ibimenyetso birindwi bishobora kwereka yuko umuntu agukunda by'ukuri, even niyo yaba atabikubwira buri munsi. Wowe icyo usabwa ni ugukurikira ino video kugeza ku musozo ukarushaho gusobanukirwa byimbitse. Niba munyemereye mureke dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere, aguha umwanya we. Umuntu ugukunda aguha time we, kubera ko umuntu utagukunda ntiyafisha umwanya wo gusanga agiye kuwuguha. Ikira kwereka ko umuntu agukunda niko azaguha umwanya we, akakumva, akakwitaho ndetse akashaka no kukumenya byimbitse. Kubera ko muri Bibiliya haranditse ngo urukundo rurihangana rugira neza. Aho ni Abakorino 13:4. Naho kabiri ni uko azakubaha. Respect ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane mu rukundo. Umuntu ugusuzugura ntabwo aba agukunda by'ukuri. Gusa benshi baratwumva ariko ntibabikurikiza. Bivuze ngo respect igita akamaro mu rukundo ndetse n'ahandi hatandukanye. Gusa si no mu rukundo gusa, no muri society. Bivuze ngo respect igira akamaro buri hamwe hose. Naho gatatu, aba hafi yawe mu bihe bikomeye cyane. Abantu benshi baba hafi yawe mu bihe byiza gusa, ariko mu gihe ibintu bikomeye bagahita bigendera. Umuntu ugukunda by'ukuri ntabwo ahita yigendera igihe ibintu bikomeye. Gusa benshi nabikurikiza bahita bigendera. Gusa kugenda si umuti w'igisubizo. Icyiza mu muhanga w'ushikame urwana urugamba, igihe urugamba ruzarangira nawe uzaba mu mahoro neza cyane. Naho kane, yita kuri happiness yawe. Ntabwo aba yitayeho gusa, ahubwo ashaka kukubona wishimye. Amahoro yawe amubera important. Nibyo ndi byiza koko, ariko gusa bishi byatunaniye. Ariko gusa bibaye byiza twabyubahiriza kubera ko bifite akamaro kandi bigirana neza. Muri Bibiliya haranditse ngo ntihakagire ushaka ibye gusa, ahubwo ashake n'iby'abandi. Aho n'Abafilipi 2:4. Ni byiza gusa byaratunaniye, ariko gusa tubyige kubera ko ngo kugira neza ngo ni imbuto itabora. Naho gatanu nuko akumva iyo uvuga. Umuntu ugukunda ntabwo yumva amagambo gusa, ahubwo yumva feelings zawe. Akumva kwitayeho ntagusuzugure. Gusa yuko ko mu rukundo habamo n'amagambo ya rubanda. Ititonze rubanda rurakwangiza. Ni byiza rero yuko uri mu rukundo utumva amagambo ayo ari yo yose, bisaba gushishoza. Naho gatandatu, akubwiza ukuri. Urukundo rw'ukuri ntirubeshya. Uri umuntu ugukunda nta kubeshya. Umuntu ugukunda by'ukuri akubwiza ukuri, niho kwa kukubabaza. Gusa rimwe na rimwe kurakubabaza birenze, ariko ni byiza yuko umuntu akubwira ukuri kukubabaza. Akubwira ngo akubwire inyuma wishimye, ariko uzababare inyuma. Wamanza mu bibi inyuma ukazaheruka ibyiza. Naho karindwi, kora effort kugira ngo relationship ikomeze cyane. Urukundo ntabwo ruba amagambo gusa. Effort nayo yerekana byinshi cyane. Gusa benshi bita urugambo bwiza, ariko amagambo meza si meza cyane. Ikiza nuko effort ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi effort igira akamaro mu rukundo. Ni nayo bikeneye cyane kurenza ibindi. Communication, consistency, caring, loyalty. Muri Bibiliya haranditse ngo mukorere nk'uko namwe mwakunzwe. Aho ni Yohana 15:12. Ukuri nuko umuntu ashobora kuvuga ngo ndagukunda buri munsi, ariko ibikorwa bye bikaba bitabyerekana ibindi. Urukundo rw'ukuri rugaragarira mu bikorwa, muri respect, muri loyalty ndetse no muri caring. Ibyo ni ingenzi cyane kubera ko iyo wabishoboye n'ibindi byose uba wabishoboye. Ariko nanone kangira akantu mbibariza. Ni cyo kimenyetso ubona gikomeye cyane kurusha ibindi byose iyo umuntu agukunda by'ukuri? Twandikira hasi muri comment twiganirire. Kandi video izakurikiraho izafite emotion cyane. Tuzavuga impamvu abantu benshi batinya kongera gukunda nyuma heartbreak. Ariko nanone njya kubitsa yuko cyane bita kuri kutavugwa n'ishishwa y'ibiganiro ngendanye n'inkundo ndetse n'imibereho. Kanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tuzacikwa n'indi video ikurikira. Niba byiza ujye muri description usange muri WhatsApp joining kugira ngo tujye kumeza kubana gatanu ku kandi.